iyo umaze kwirega akakubabarira uhita ujya no mu cyiciro cyo gusaba irembo, noneho ugahita usaba irembo. Niyo mpamvu rero gusaba irembo ni ibintu bisanzwe, ukoraye bya bindi byose nahoze mbabwira mbere, abakurikiye ikiganiro mbere babibonye, buriya nawe niba ngombwa urasubirayo. ahubwo se ubwo ibyo birangiye ntibakurikiraho umurenge. Ubwo iby'umurenge mu bijyanye n'umuco twabaye tubiri ku ruhande, twabanje kwirega kuko we nicyo ubajije, duhise tuza gusaba irembo. Gusaba irembo rero iyo umaze gusaba irembo utegura umurenge, etape ya kabiri. None iya gatatu rero ni umurenge, sibyo? Iyo umaze gusaba umurenge, umurenge none ndumva atari ngombwa. Umurenge ni ngombwa, umurenge ni ngombwa. Umurenge ni amategeko, ni itegeko, ariko ibijyanye n'umuco umurenge ntaguzamo, kuko umurenge nawo uraza ufasha abantu. Ubundi buri amategeko nuse ko nayo biriva akaberaho ibigande, amategeko aberaho ibigande. Amategeko nayo kugira ngo abashe gukandanya abantu, guhuza abantu, kugira ngo babumwe nibahagira ibyanga, none itegeko rizitambike mu kubakiranura, sibyo? Ariko ubundi mu muco, niyo mpamvu ba mama bakubitwaga bakanahukana ribu ntizibikurikirane. none se wowe ushaka kuzajya umukubita yakwahukana ribu ntibikurikirane? Umva ikintu kizayaka ugiye gukora wowe, sibyo? Kugira ngo nkomerezeho ikintu ugiye gukora, niba tugiye kujya kwirega, sibyo? Ukavayo tugasaba irembo. Nitumara gusaba irembo, uriya mugore kuko ndabizi ko umukunda cyane kurusha abandi, uzahita ujya no ku murenge, ugende ku murenge umwandikishe, ibintu byose bijye mu mategeko. Urumva? Oya, none ashaka byabira umunsi umwe, ariko hari igihe bidapfa gukunda kubera igihe n'ahantu hari, sibyo? Noneho warangiza rero n'ubushobozi, kuko byose bisaba ubushobozi. Iyo umaze rero kuva mu murenge, ubundi burya mu murenge niho uva ukajya mu muhango wo gusaba no gukwa. Buriya gusaba no gukwa niyo mpamvu babaza, iyo uri ku murenge barabaza ngo ese imiryango yarabyemeye. Gusaba no gukwa ni umuhango uba mbere y'umurenge, kuko ababyeyi iyo bamaze kukwemerera umugeni nibwo mujya mu murenge kumusinyira. Buriya nubwo tujya ku murenge mbere yuko dusaba no gukwa, tuba tumeze nk'abaviyoye procedure z'imisango cyangwa z'imihango, sibyo? Tuba tuviyoye imihango. Ubundi mu muco nyarwanda habanza gusaba, wamara gusaba ukajya mu murenge, kuko umubyeyi iyo bamuguhaye baguha umwana umufiteho uburenganzira bwo kumujyana no mu mategeko ukamwandikisha. Niyo mpamvu mu mategeko barakubaza ngo mwarakuye, kandi hari igihe mujya mu mategeko inkwano utaranazitanga. So rero umurenge uza nyuma yo gusaba no gukwa, urabanza ugasaba ugakwa, warangiza ukajya mu murenge. Wava mu murenge rero tuba twinjiye mu bintu bijyanye n'amategeko yajyanye, hari amategeko ari liturgy y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Niyo mpamvu iyo uvuye mu murenge uba ugomba guhita ujya no mu rusengero, ukazirikwa n'itegeko ry'igihugu urimo, sibyo? Rikagusezeranya neza. Wavayo ukajya no kwa pasiteri wawe cyangwa padiri, nawe agahita basezeranisha isezerano ry'Imana ryo kuvuga ngo runaka na runaka bahambiranywe babe umwe. Uri kumva? Ibyo rero ni ibintu mu murenge no mu rusengero biza nyuma yo kuva gusaba no gukwa mu muryango. Iyo rero uri mu gihe cyo gusaba no gukwa, nibyo twari tugezeho, nagira ngo nkubwire kandi mbwire n'abakurikiye kwiyica no iki kiganiro cyacu, mbabwire ngo umuhango wo gusaba no gukwa ni umuhango utwarwamo ibiseke ababyeyi bagenda bikoreye. Ni umuhango utwarwamo inzoga, izo kuganiriraho n'izo gutura. Imvugo izo kuganiraho murahita muzumva, hari amashampanye tukoresha mu misango bapfundura basogongera tubitewe n'icyo tugezeho tuvuga. Hari n'amarikeri ku banywa inzoga zisembuye, noneho hari n'izindi ziba zatuwe mbere, ariyo mpamvu bavuga ngo twaje inkokora zireba imbere. Iyo bavuze ngo twaje inkokora zireba imbere, umuntu inkokora wagiye zireba imbere ni ukuvuga ko yari yikoreye amaboko afashe, inkokora zarebaga imbere. Hari umuntu waba yikoreye ikintu inkokora zikareba inyuma? Hari ukuntu wakwikorera gutya zikaza? Ntago waba wikoreye. Umuntu wese wikoreye inkokora zireba imbere. Niyo mpamvu mu misango rero baravuga ngo twaje inkokora zireba imbere. Noneho na MC wa undi yoboye imisango niwe uvuga ati mubyeyi rero bano bantu mubakire neza na yombi, twanabakiriye imitwa, twabakiriye imitwa baje bikoreye. Naho ngaho rero ibyo ni ibintu byo kwitwaza mu gihe cyo gusaba no gukwa. Mwabakwimbika rero mu misango bababyeyi badutaramishije, niho bavuga byose, hakagera no wa mwanya wo kuza kuvuga umukobwa mwakunze mu muryango, sibyo? Bakaza kuvuga wa mukobwa mwakunze mu muryango, bakaza kugaragaza n'umusore wabo barimo basabira, barangiza noneho bakavuga ati rero kuko ntacyo dupfana no kwa sendataze, niyo mpamvu twari tuje vuba, ahubwo noneho mutwemerere, mukitwemerera umugeni mudukoshe. Ahita bati mudukoshe, noneho bakajya babakosha rero kumugaragara mu buryo bwemewe.
iyo barimo babakosha rero iyo mwanya wo kubakosha ariko se kudasobanuza gukosha ngo ni iki kutari umunyarwanda ariko se njyewe bari twitona inkiko nyine ibi byose ari kuva ahubwo njyewe rata uramuhirimbira ibona inyamabondo yarambwiye ngo kujya kwereka ngo ujyana isuka ngo ni iki kindi wavuze ujyana amasuka akajyana indobo ngo ni indobora ntabwo ari byo nyamabondo wabeshyaga ibyo bita kujya kubitsa kujya kwirega ntabwo ujyana isuka igenda mu gihe cyo gusaba irembo byagusaba no gukwa iyi suka igenda mu nkwano isuka igenda mu nkwano noneho rero iyo bagiye gufata irembo bagiye no kwirega uyu nibyo akora reka bigusobanurire we nyamabondo iyo ufashe irembo rero ni kwa kundi ngo bikoreye rimwe gufata irembo no kwirega iyo bafashe irembo n'ubundi batandukanye iyo wagiye ufite gahunda yo kwirega uri busabe n'irembo ugenda utwaye ibyangombwa byose uba ubifite oya nose kamubwire papa iyo ubana mwakore akaba n'umugore bitemewe ni ukuvuga ngo ikintu ngwino wicara hano bimbaze bakumva ngwino wicara hano gato bimbaze bakumva kuko turajya baduha umwanya abandi bantu bafite ibibazo byo kutubaza kugira ngo tugere kuri iki ndabizi abanyarwanda benshi bakeneye kumenya ngo ese imisango nyarwanda ikorwa ite ntabwo barabisobanukirwa ariko hari nimero 0785822619 iyo nimero iba kuri WhatsApp iba kuri call ari byo ukeneye gusobanukirwa wabibaza naho rero ni nyamabondo barimo babwira n'ibindi biba bikenewe ariko iyo wagiye kwirega no gusaba irembo wemerewe kwitwaza amasuka wemerewe kwitwaza ibintu byose ngo kwa nyirabukwe ngo barabimusubira ariko nyamabondo barabigubishyire ko n'ubundi bondo waryubatse urabishyira hehe mwese wabibarekeye ko n'ubundi baguha umukobwa wabo ko ari umuryango umwe ikibazo ufite ni ikihe hari ikibazo ufite ko ari ikibazo cy'umuryango ugize hejuru kuko leta umusumba kubera ukuntu ungana ni ikibazo cy'umuryango nta kibazo biba bikenewe kugira ngo urabona hari amaturo abantu batanga nese ubu ngubu nka so uko hari ntabwo wamugurira icupa oya ibyo ngibyo turaje tubivana turaha atabukwa harahari ntabwo wamugurira icupa imvura ko bari bikira biyugama ntabwo wamubwira ibindi bintu byaba bikenewe ibyo ari byo ndahageze rero nyamabondo muzi ku macano hafi ya yose y'igihugu no kuri na trending TV no na channel y'umusaza sinzi amazina yayo Musipita TV yes ndetse na Fani TV yes 250 Fani rega warahindutse none yabaye umunyarwanda akazi pira ubura noneho azenya makondo uzo ufite gondo gushyiramo icyo ubo ufite inyota nenza karabaye none mwababyeyi mwe ko nshimye nsabira abantu abageni nkagira gute none nyamabondo we mukobwa nzamuha je mfite umugore none se umugore twarabanye tubana iminsi 10 tubanye iminsi 10 numva arandyoheye numvisha ndyoheye yitangiye wabo kwirega aribwo najyanaga abantu nyine ngo babyita kubitsa icyango ni ukubitsa icyango niko babyita yes nagiye ngeze icyango baranje bankubita isake ukagira ubumwe abuze baguhaye imwe cyangwa baguhaye ebyiri babanza kuguhitetse bamaje kuyinkubita ndayirye maje kurya ubwo ariko twajyanye amasuka indobo inanjoro imajagu ibintu nyine bijyanye no kwirega dusaba n'irembo n'amajerekani hoya ibyo nibyo kujya kubitsa kugaragaza ko umukobwa wabo arahwari byamenyekanye ko arahwari yes ubwo mu kindi cyumweru urumva twavuye kujya kubitsa ababyeyi bamaje kumenya aho umukobwa wabo ari tujya njya kwaka umurenge ngiye kwaka umurenge uzi ko umurenge baguha ukwezi kose babanza kureba imyitwarire kari abazaza kukurega bava ngo ntabwo ushobotse ari abazagira gute ubwo birabaye birarangiye bimaze kuba ubwo ngubwo njyewe ubwo umurenge barawuduhaye noneho umurenge urabona ko uba saa 8 ntabwo uba mu gitondo cyangwa nabo bawushyira mu gitondo biterwa n'ubushake ntaho byose bisigara kimwe hose ku isi hose mu Rwanda hose wa saa 8 none bimaje kuba umurenge maje kugira ubwo hakozwe iki twakoze mu gitondo twari twafashe kurago bakodesha tente i Nyamirambo ubwo turasaba turakwa tumaje gukora saa 8 tujya mu murenge turagaruka tuvuye mu murenge tumaje kujya kubisinyira
basigaye babyita kumanika incakwaha. ni ukumanika incakwaha da. Tuvuyeyo Byita kukamanika. tuvuyeyo dusubira ahandi turarya turananywa turataha. Ariko nanone iwabo barongera kumwe ngo bazane bongera bamisake izaze nkangura. None subiyeyo Bari bose bukeye baraje barase iragukangurara cyangwa imugifu. Umugore ukuntu byagenze, umugore urabiza abagore nyine ukuntu bigenza. Yatangiye kwirega kugira umwanda. Abatira kugira umwanda tirekanye iki. Uwo rero ni umugore ugukwiye. Uwo niwe mugore ugukwiye kubera ko yamaze kumenya ko isake igira umwanda aba yateguye kuyitekera umugabo. Yes. Aba yayigupangiye. Ubwo dusubiye iwabo, ubwo ibintu byose byari byarangiye, barajya bantekera indi y'umweru. Y'umweru dede. Ubwo umugore ababaye uwanjye. Wari umutsindiye. None ibyo bindi rero unumvishe ngo wongeraho ngo amasuka ya mbere ngo barayanyibye. Yakavayo wumve imigenzo niwe yireba kuko niwe utarashaka. Ubwo birabaye birarangiye. Gusa bavuye kwirega. Bya byose narabikoze n'umurenge nawuvuyemo. Ubwo rero iyo uvuye mu murenge No mu rusengero. No mu rusengero wavuyeyo. Wagiye mu rwahise ko nta butashye kandi Muri Seyira. Kutantumiye se kandi nzi ko narakumenya. Ibaze kweri. Twawe narashatse. Ariko ura no umugore wa gatanu. Mba naraje kuwa mbere. Noneho ikintu kirenzeho umugore batandukanye ubushize yahise arongora mukuru we. Umugore ufite ubu ngubu ni muri umuntu